Ubusanzwe kugendana n'ibihe bisaba ubushishozi no kwihugura, bisaba gutekereza neza mu buryo bwagutse, bisaba kandi kwiyungura ubumenyi kuko buri munsi ukeye uzana n'impinduka mu buzima n'imibereho byacu nk'abantu. Kirika Podcast igufasha gusobanukirwa uburyo buboneye bwo gukoresha ikoranabuhanga dushingiye ku byabaye, ibiri kuba ndetse n'ibyo guhanga amaso. Tuganira ku masomo ashingiye ku buhamya n'ubushakashatsi, tubasangiza ubusesenguzi bw'abahanga n'ibitekerezo by'abaturage, tukamenya amahirwe dukwiye kubyaza umusaruro hamwe n'amakosa dukwiye kwirinda mu gihe dukoresha ikoranabuhanga. Iyi ni episode ya mbere, ibara ry'umuyaga. Uburyohe bwo kuba mu isi y'ikoranabuhanga ni ukuba ufite murandasi, internet. Iyi niyo igenga umuvuduko w'impinduka mu iterambere ry'abantu. Tugiye kuganira kuri internet dushingiye ku bihe. Turareba mu mpitagihe kuva 1G yabaho, dukomereze mu ndagihe uyu munsi ubwo dukoresha 4G, dusoreze mu nzagihe tumenya ibyo kwitega kuri 5G. Yewe nitwa Mizero Crispin Fahim, ndabaramukije kandi nishimiye kubana namwe. Mbahaye ikaze. Murandasi, internet yatangiye hagati mu myaka y'igihumbi 1960 n'igihumbi 1970. Muri iyo myaka nibwo ibyogajuru satellite byari bitangiye koherezwa mu kirere mu isanzure hagamijwe gufasha abasirikare kuvugana bakoresheje itumanaho rigendanwa, mobile telecommunication. Uko kuvugana kwatangiriye mu gisirikare cy'Abanyamerika, ariko nyuma y'imyaka mike kwaje gusakara no mu baturage basanzwe b'abasivili. Icyo gihe hakoreshwaga telefone nini za Motorola zabaga zifite antene, abantu bakavugana hagenda amajwi gusa, ari nacyo cyiciro cya mbere cya murandasi cyitwa 1G, igisekuru cya mbere. Icyo gihe amajwi yagendaga acikagurika ku buryo abavuganaga batumvikanaga neza, kugeza ahagana mu mwaka w'igihumbi 1990 ubwo haje icyiciro cya kabiri 2G cy'amajwi avuguruye yumvikana neza, ndetse abantu batangira no kwandikirana ubutumwa bugufi. Hashize imyaka mike internet ya 2G iravugururwa, hashakwa uburyo amakuru ahererekanywa yagenda ari menshi mu buryo bw'inyandiko n'amajwi, aribwo haje icyiciro cya 2.75G cyo guhererekanya amajwi, inyandiko, text nini hakoreshejwe email ndetse n'amafoto mato. Mu cyiciro cya gatatu 3G havuguruwe uburyo bwo kohereza amakuru menshi cyane kurushaho mu buryo bw'amajwi, inyandiko, amafoto n'amashusho, kandi bikagenda cyangwa bigafunguka hashize igihe gito ku muvuduko urushijeho kuba munini urengeje kilobyte 400 ku isegonda. Internet ivuguruye ya 3.5G ndetse no kugera kuri 3.75G yo yaje irushijeho kwihutisha gufunguka kw'amakuru arimo guhererekanywa ku muvuduko ubarirwa muri za megabytes mu isegonda, Mbps. Kugeza magingo aya, iki cyiciro gituma abantu bashobora kuvugana barebana, cyangwa umuntu agakurikira imbona nkubone ibintu birimo kubera ahandi ku isi, nubwo biba bigenda gahoro kandi bicikagurika kuko amakuru aba asakazwa n'ibyogajuru biri kure cyane kandi anyura mu miyoboro mito. Ibi twabigereranya n'impombo cyangwa amatiyo atwara amazi, kuko iyo abantu bakoresha agatiyo gatari benshi babona amazi make ndetse abenshi bakayabura. Nk'uko habaho kwagura imiyoboro y'amazi cyangwa kuyongera kugira ngo abantu babone amazi menshi, ni nako hakenerwa kubaka ibikorwa remezo bya internet bitwara amakuru menshi ku muvuduko ugenda nk'urumuri. Abahanga mu by'ikoranabuhanga bo bashima imbaraga u Rwanda rwashyize mu guteza imbere ikoranabuhanga, kuko ngo byatumye abakiri bato bafumbura. Mu mwaka wa 2008 u Rwanda nibwo rwatangiye gushyira imiyoboro migari ya fiber optic mu butaka kugira ngo internet ya 4G yihuta mu gutwara amashusho y'ibibera ahantu hatandukanye ku isi muri ako kanya ibashe gushoboka mu gihugu. Izi nsinga zitwara internet ziyihawe n'ibyogajuru, ikamanuka mu kirere yinjira mu minara yahujwe nabyo, bakazitaba mu butaka ku buryo zigenda nk'amatiyo atwara amazi, zagezwa n'ahari inyanja ngari bakazitaba hasi mu mazi, zikambuka zigafata no ku yindi migabane. Fiber optic zimaze kugera mu Rwanda, hahise haza internet ya 4G, long term evolution,
LTE. Iyi igenda ku muvuduko ubarirwa muri gigabyte imwe mu isegonda Gbps, ariko nayo ikarushwa umuvuduko na 5G iri gushyirwamo imbaraga mu Rwanda, kuko yo igenda ku muvuduko wa gigabyte zirenze 10 mu isegonda. Kugira ngo internet igere ku gikoresho cy'itumanaho, telefone, mudasobwa, televiziyo, radio n'ibindi, bisaba kugicomeka ku rusinga ruva ku muyoboro mugari wa fiber optic rugera mu nzu ituwemo cyangwa ikorerwamo. Icyakora bitewe n'uko telefone cyangwa mudasobwa abantu baba bakeneye kuyigendana, hanitabazwa utwuma bita router cyangwa switch. Mu Rwanda dutangwa n'ibigo nka KTLN, Liquid Telecom, Canal Box n'ibindi. Utu twuma ducomekwa kuri rwa rusinga rwa fiber optic rugarukira mu nzu cyangwa ku munara, tukaba ariko dusakaza interineti kuri telefone na mudasobwa biri muri ibyo bice igendeye mu mwuka, ibizwi nka wireless, aho kuba mu rutsinga. Iyo interineti itarimo kwihuta, wenda ukeneye kureba nk'ikibanza cyawe giherereye ku ikarita, ureba kuri Google Earth, wajya gufungura bigatinda bikarangira itanafungutse. Ariko iyo ari 4G ukozaho gusa bigahita bifunguka, byagera kuri 5G ho bikaba akarusho, kuko program application zayo zikoresha kamera zibasha kugenzura ibintu byinshi icyarimwe kandi bigatangira kwikoresha. Reka dufate urugero ku ruganda runini rwenga ibinyobwa, aho amacupa aba ari ku mirongo myinshi agenda apfundikirwa. Ubusanzwe abantu nibo bashyirwa kuri iyo mirongo yose bakagenzura buri cupa, ku buryo iyo ridapfundikiwe neza cyangwa rihongotse bahita barikuramo bakarishyira ku ruhande. Tekereza amacupa ari kunyuraho yihuta, ntago ari ibintu umuntu yagenzura n'amaso anakoresha amaboko ngo bishoboke. Ibyo aribyo byose hari riguca mu maso ntubimenye. Rero mu nganda zikora ibintu bihambaye haba hakoreshwa uburyo byikora, kandi mudasobwa zaho zikoresha interineti ya 5G. Interineti yihuta cyane ya 5G ikaba ari nayo ikoreshwa mu kwerekana muri ako kanya live imikino n'ibindi ibikorwa birimo kubera hirya no hino ku isi, kandi bikaza ari amashusho akeye cyane, ayo bakunda kwita urwererane. Abakunzi ba Kirika Podcast, tubashimiye kubana natwe dukurikira inkuru ya none. Ngaho mudusangize icyo mutekereza kuri iyi ngingo. Mukore subscribe kuri Mizero Media, mudufollowing kuri Instagram, Facebook na Twitter kuri Kirika Pod. Iyi episode mwagejejweho ku nkunga ya Minisiteri y'Ikoranabuhanga no guhanga udushya mu Rwanda ku bufatanye n'ikigo cy'Abadage gishinzwe iterambere HIZ binyuze mu mushinga wayo 250 Podcast Lab. Ni munyemerere tube duhiniye aha, tuzasubukure kuwa gatanu saa 12 za nimugoroba. Amahoro.